opinion yawe ukagira ikintu bikoraho cyane yuko ari n'umuntu nakwakira ari umuntu wakira ingeso nyine kavuga ati ngo tuzajya tubigenza gutya niko wambere niko wambere akakwakira mu buzima bari ajya avuga niko wambere bakihanganira ingeso ariko ubundi ikosa rikomeye no guhisha iyo ngeso uyifite burana nubwo wazanayikira. So abadukurikiye aho muherereye mwese turabasuhuje kandi turabashimira ko mufata umwanya wo kubana natwe. Amahoro Imana akomeze kubana namwe kandi turizera ko ibihe bikomeza kubabera byiza. Uyu musore mureba iruhande rwanjye yitwa Kivu West. Meruka kumwakira kuri iyi channel turi kuganira ku bintu bijyanye atubwira ko ari umuhanzi ufite icyerekezo n'imitekerereze imuganisha ku kwiyubaka, ndetse mu mazi iminsi mubona ku biganiro bitandukanye hano bigira abandi bajene inama mu rwego rwo kwiteza imbere. Si abajene gusa n'umuntu uwo ari we wese ukeneye iterambere. So uyu munsi rero azanye amatopiki atandukanye, ari kuvuga ku bintu bijyanye no kwiteza imbere ariko umuntu akaba agira imico igomba kumuranga. Reka twumve iyo mico. Kivu, wowe imico uvuga ikwiye kuranga umuntu, kubera icyo ari ngombwa ko umuntu agomba kugira imyitwarire kugira ngo abone ubwo bufasha? Ubundi mu magambo makeya cyangwa wenda ijambo ubundi ribihatse byose uvuga ngo ubundi umuntu ushoboye udashobotse muri societe nyarwanda kugira ngo azayibemo ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu binagoye kwanza. Kuko umuntu ushoboye udashobotse ayare ubundi baravuga ngo discipline ni itugenga, ni igena ahantu tumara igihe cyangwa ni igena ese icyo kintu uri muri gukora ugifitemo iyo passion, ese ugifitemo uburambe bungana iki. Ibyo byose ni discipline ibigena. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu ushobotse adashoboye ashobora kwiga bigakunda, ariko ushoboye adashobotse biragorana. Hari dufite abantu babiri. Dufite umuntu ushoboye ariko ntashobotse, tukagira n'undi muntu ushobotse ariko ntashoboye. Muri abo bantu umuntu wakwifuza kubana nawe n'uwo yaburiya umuntu ushoboye adashobotse biragoye kugira ngo uzanamurambare, kuko ibintu umuntu mukora aba adashobotse sundi wakora iki. Ariko umuntu ushobotse adashoboye mu buzima no kwiga nta muntu uvuka azi ikintu gituma rero buri muntu wese yatugirira icyizere akaba yagira ikintu atugezeho cyangwa tumenyesha tutari tuzi akadufasha kukimenya cyangwa kugikora. No kuba ushobotse no kuba ufite ese ubwo bushobozi bwo guhuza nawe. Mu gihe udafite ubushobozi bwo guhuza nawe rero ntabwo ushobotse. Iyo ushobotse udashoboye uriga bigakunda, ariko iyo ushoboye udashobotse ibyo urimo ntacyo bigira bifite. Uragira inama ki urubyiruko uyu munsi uri kuvuga ko rwabuze akazi, uyu munsi uri kuvuga ko rukeneye iterambere ariko nta facilities cyangwa ibikorwa remezo byo kurufasha? Wajya kureba ugasanga ahubwo si ibikorwa remezo ahubwo ni rw'ubwarwo. Kandi amajwi menshi avuga ko atari ikibazo cy'ibikorwa remezo, ndetse n'ikurikiranye koko usanga atari ikibazo cy'ibyo bikorwa remezo cyangwa aho gutangirira intangiriro, ahubwo abantu barashaka gutangirira hejuru. Ntabwo bazi ko ikigori kugira ngo giheke gihera mu butaka. Urumva ubundi ukuntu bimeze. Urubyiruko buriya iyo umuntu agiye kuvuga ngo akazi karabuze cyangwa ibintu byo gukora byarabuze, nta bikorwa remezo bibaho, ni nacyo navugaga nyine ibintu byose bisaba kubishakisha. Urahaguruka ugahiga, wenda n'uwo muntu yakubona. Ari nabyo tuvuga ngo ese ubundi wakagombye kwibaza ngo wamenye umuntu ushobotse ate. Muri uko kuvuga ngo ibi byo gukora byarabuze cyangwa wenda wabuze aho ukora, utahagurutse ngo ugende abantu kuri tele bakubona bavuga ngo uyu mwana se afite discipline, afite passion mu kintu, arashobotse. Ari naho tuba tugomba kumenyera ese abo bantu duhura nabo bo ko tuba dushaka ko badufasha ibyo bintu batubona bate, icyizere batubonamo ni iki, ese ubushobozi batubonamo ni ubuhe. Ntabwo rero wavuga ngo akazi karabuze cyangwa kuri terenga ibintu byaragoranye cyangwa ngo nta bikorwa remezo bihari ngo dukore. Wabishakiye ese koko niba wanabishatse ibyo bintu urabikwiye, urashobotse ngo bagufashe ibyo bintu bikore? Nicyo tuba twakagombye kureba. Rero nk'inama nagira nk'urwo rubyiruko, weje ubanza umenye ngo ese niba nshaka n'ikintu, icyo kintu ndagikwiye. Byavuga no mu nyandiko za Bibiliya cyangwa n'iki, we banza wiyeze. Banza umenye ngo ngiye ubwanjye ese meze gute. Mbere yuko njya gushinja banza witunganye. Banza witunganye kabisa. Hanyuma numara kwitunganya ibyo bintu wenda nibwo wavuga ngo ese ko nitwara gutya mfatwa gutya muri societe nyarwanda cyangwa naho bambona muri rusange nge mburi iki kugira ngo
mbe nabasha kuba natezwa imbere cyangwa mbe nabasha kubona nanjye umuntu nyizera akaba yagira ikintu amfasha aho kugira ngo ubanze ufokasinge yuko batagufasha banze ufokasinge wowe ni iki kibitera ubundi kugira ngo hatagira umuntu ungirira icyizere ni iki kibitera. Reka duhere ku rugero rwa turiya dusimba watanzeho urugero turiya tunyamaswa watubwiye scorpio n'igikeri akaba ari inyamaswa ebyiri zari ahantu zifite urugendo kandi zifite ibyago bimwe ariko imwe ifite ubushobozi bwo kubasha kunavigatinga cyangwa kunyura muri ibyo byago ikagera urugendo rukaba amahoro indi ifite imbogamizi zo kubasha kunyura muri icyo cyago kugira ngo itambuke hanyuma ariko yari ifite ubwo bushobozi yari ifite n'ubushobozi bwo gufasha hakaza noneho yari ikeneye ubufasha ari nayo idafite ubushobozi ariko ifite iki ifite ingeso ni kamere yari ifite kamere yananiranye byagenze bite bwira abantu ni ukuvuga ngo ubundi ibintu bimeze ibyo byadufashe kumva se umuntu udashobotse nibwo udashobora gushyira umuntu mu byago ugiye kumufasha cyangwa ashobora gutuma uwamufashije asubira inyuma ahubwo kugira ngo bakomeze bavanse bose bafatanye urugendo barimo. Urumva iyo scorpion ntabwo yari izi koga igikeri kizi koga turabizi cyo cyafashe kisizeho risk yo turadukoresha izo ndimi nta kibazo risk yo kwambutsa iyo scorpion kuko byari bifatanyije urugendo. Scorpion ntabwo yari izi koga igikeri kirangije kirayibaza ati ese konzi yuko ugira kamere yo kuruma abantu ufite amenyo atyaye ese ntabwo urayandumisha ugatuma nza kurohama muri iki kiyaga. Bivuze ngo kiriya gikeri cyari kibizi ko scorpion ifite iyo ngeso ariko scorpion yarabwira ati ninkuruma ndungukira yuko twese turarohama bwa buryarya abantu mwitwaza bivuze ngo ari n'ukuntu nyanjye ariko nyagira uburyarya njya mwigarura. Urumva hari ukuntu umuntu ubuzi ko afite ingeso ukamubwira ati ese ko ngiye kukwizera nkagushyira mu bintu byanjye ukabikoresha nkaba nzi yuko ugira ingeso runaka ibi bintu ntabwo uzaneza ikibazo ntabwo uzanteza akaga iyi business ntuzayihombye kubera ubu buryo butari bwiza nk'uzimo izangeso we mu by'ukuri no ku giti cye kubera ko umuntu we wenda uko yiyumva cyangwa bitewe n'uko ashaka uko umuzamura cyangwa uburyo ashaka ko kazi ugiye kumuha akakubwira ati okay njyewe ntabwo biriya bintu narabiretse zirangeso nazivuye nawe ubwe ku giti cye akaba yumva umutima we ntabwo atifitemo ubwo bushake bwo kuba yagukubagana cyangwa yagira ibyo yangiza muri iyo business gusa kamere cyangwa ingeso ese banza umenye ngo iyo ngeso yaracitse bavuga ngo iyo scorpion nayo utekereje ntabwo yashakaga kuruma icyo gikeri ngo birohamane kuko kugira ngo izike cyangwa ipfire muri ayo mazi yari gusigare ikarara ntacyo yari bwe cyangwa igakora urugendo runini rwo kuzenguruka ahubwo nayo yumvaga ku giti cyayo itari bubashe kuruma igikeri ngo birohame yumvaga yifitemo umuntu bwo kuvuga ngo yari ifite kwifata iri buze kwifata ku buryo itari buze gukoresha amenyo yayo ngo akore dega ituma barohama ituma bagwa muri ayo mazi ngo barohame. Ubwo rero byagezemo hagati kwihangana birayinanira kwihangana binaniye ishinze amenyo cya gikeri murabizi cyahise gipfa ubwo biba birarohamye ari bibiri ariko igikeri kijya gupfa cyabajije scorpion ati se ko twavuganye yuko utari bundume unshinze aya menyo bikaba bigenze gutya. Scorpion yarayibwiye ngo nanjye sinabishakaga. My friend nukuvuga ikintu cyitwa ingeso cyangwa kamere iri mu muntu nicyo kigena ese ubuzima bwacu bwose kamere itubamo n'ingeso zacu nizo zigena ku buzima bwacu bugenda waba ubishaka waba utabishaka mbere yo kugira ngo urwanye abantu ku ruhande banza wowe wirwanye ubwawe urwanye ingeso kurimo kuko hari abantu benshi batanatera imbere kubera ingeso yabona kubera ko society bafata muri rusange. Yego bivuze none dukuremo isomo cye tuvuge ko tudakwiye kugira umuntu twizera kubera ko nta kintu kitwemeza ko kamere zabo zacitse. Ni ukuvuga ngo ntabwo nanone muri ubu buzima kugira ngo tubashe gufatanya no kugenda nabisaba kwizera umuntu gusa isomo ririmo aha ngaha ni ukuvuga ngo abantu bose bakeneye ubufasha ariko siko bose babukwiriye. Aho ndemeranya nawe. Yego abakeneye ubufasha bose siko babukwiriye. Kuba ukeneye ikintu si ngombwa ko gikwiriye. Ni ukuvuga ngo niba none ejo wakwisanga nawe uri muri case yo kuba ukeneye support nzakubwire ko utayikwiye
umbwiye ko ntayikwiye ni byiza ko wahita umbwira icyo kintu gitumye ntaba ntayikwiye nkagikosora kuko utagishobora kongera nakubwira ikintu kituma kikubuza kuzuza kuba qualified no guhabwa iyo support. Yego kuko buriya muri make nzakubwira ingeso ufite yakunaniye ukeneye kubanza kureka kugira ngo uhabwe bwa bufasha. Yego bibaye byiza babimenye buriya kuko mu buzima twese umuntu isi itarereka yuko kubaho ari ukwiga buri munsi cyangwa kwiga ubundi isi na formula yagiye ariko igira amayeri tugira amayeri tuyitwaraho ukuntu tuyitwaraho niyo mpamvu tuba twiga amayeri ukuntu tugenda tuyibaho. Bura ubwiye umuntu ingeso ye cyangwa kamera afite akabasha kuyikontorora akayireka niyo wowe ubufasha utaba bumuhaye ariko ubusize itafari mu kumeza kubaka bwa buzima bwe bwuzuye discipline. Niyo wowe utamufasha ako kanya ubwo nanone n'ubufasha ubumuhaye bwo kumubwira ngo ibi bintu nubwo umeze gutya uzabikosore kuko ngiye wenda ikintu gitumye tudahuza cyangwa tudakorana ni iki kuko n'ubutayabona opportunité kikamubuza kuzigeraho. Ko byaje kugaragara ko abantu benshi cyane batajya bumva inama nk'izo ngizo zibabwira inenge bafite. Akenshi abantu bashaka ko babwira umeze neza, urasa neza, wambara neza, uvuga neza, ariko ari wa muntu ushobora kukubwira ijambo ukirirwa utari ya urumva ubundi ari ubwo ngiye guhitangara kandi gastori gatoya. Hari umwana w'umukobwa wari urangije amashuri yisumbuye akeneye akazi cyane. Yego akeneye akazi urumva hari igihe ujya gusaba akazi kangombwa wenda nka hanze mu makampani cyangwa n'ahandi hantu. Hari igihe ujya gusaba akazi nk'umuntu nk'abantu rwose bazi ukuntu ibintu bimeze hanze aragiye umubwira ati se ko nshaka akazi akabata ariko akazi bagasabisha umunwa gusa. Ibanze ugende wenda bamutuma ibisabisho bakamutuma ibisabisho asigaye bavuga hanze kuri telefone kugasabira inyuma akazi se ubwo rero ibisabisho umwana w'umukobwa yagiye muri kampani ahantu gusaba akazi ni kampani imwe arangije agezeyo manager wayo cyangwa umuyobozi wayo wari uyikuriye aramubwira ati ngiye kugira ngo nguhe akazi ugomba kuzabanza kuza kunsura. Uwo mukobwa urumva nyine yahise yumva icyo manager ashaka. Yabigishije inama aho bagenzi be baramubwira bati se ako kazi urabizi neza yuko azakaguha ngo ibyo bintu ari kugusaba niyo wumva nta kindi kiri burengeho ubimuhereze nta kibazo ako kazi ukabone. Mwana w'umukobwa yaravuze ati yega ako kazi ndakabona atariko se ubuzima bwanjye ko numva ndaba nitakarije n'icyizere nubwo ndaba mfite akazi. Aramubwira bati wowe genda ukora akazi wana ibyo ngibyo cyangwa uturangire twebwe ari twe twigire. Kandi abana bo bakuyeho bajyayo ni ibintu bisanzwe n'ibintu tumaze kubimenyera byabaye umuco. Byabaye umuco kuko urumva asabye akazi ashaka kwimeza neza ashaka buri kimwe mu rugo ariko ukabona nta kintu bimusabye nta bigigo bimusabye gutanga ngo acike. Ni ibintu biri aho ngaho babigize ibintu bisanzwe. Gusa byaje kugera ku mubyeyi umwe bimutera agahinda ashaka kwegera uwo mukobwa aramubaza ati se ibintu numvishe nibyo ko waryamanye na manager wa company akaguha akazi. Mwana w'umukobwa yaravuze ati naryamanye nawe ariko bwari bwo buryo kuko na ibikoresho byanjye cyangwa ibintu nakeneraga mu buzima busanzwe bya buri munsi ntago nabibonaga niyo mahitamo yonyine nari mfite. No kuvuga ngo uwo mubyeyi ikintu yahise yaratekereje ati se ubwo muri make niba uyu nguyu yabikoze ari umwana wanjye akabinyemerera noneho n'urubyiruko rugenzi rwe rurabikora bakabihishira ni ibintu bimaze kuba umuco muri rusange kandi koko ni nako byari bimeze. Uwo mubyeyi yakomeje kubatitiriza bageze baramubwira bati ni umubiri wacu tuba dutanga ngo nyine we yashatse kugira urubyiruko muri rusange urubyiruko ramubwira ati ni imibiri yacu tuba dutanga. Uwo mubyeyi yagiye hanze cyangwa mu bandi babyeyi basanzwe inkuru yari afite yonyine n'agahinda ni ukuvuga ngo bari abana basa nkaho batakitureba cyangwa tutakibashinzwe kuko batwereka yuko bajya gushaka ibyo batuburanye kugira ngo ubuzima bwabo bugende twabananiye. Isomo ririmo aho ngaho rero no kuvuga ngo ntago ari ngombwa yuko ibyo bintu bishinzwe kugira umuntu inama nta nubwo ari na ngombwa yuko bikureba cyane ahubwo no kuvuga ngo ibintu byose tutivuyanze muri iyi si ari nabyo bavuga ngo wowe ibanza ubikore nka task yawe uvuga ngo niba ngiye mukebuye ntunyumve byakazi kanjye mba nkarangije nuvuga ngo ibyo agomba gukora kwa kunkebura hanyuma nanjye ni uburenganzira bwanjye kukumva no kutakumva. Yego bantu mutugira inama muko munasikia
bantu mutanga inama, wampa inama ntayishyira mu bikorwa ukumva urababaye ugize agahinda, urumva inshingano zawe izo arizo? Inshingano zawe ni izo kungira inama, nanjye inshingano zanjye ndetse n'uburenganzira bwanjye ni ukukumva nkayishyira mu bikorwa cyangwa nkayireka. Ariko wowe ukoze inshingano zawe, nanjye ariko mfite uburenganzira bwo kumva ibyo wambwiye nkanabyubaha cyangwa nkabireka. Kuko buriya bavuga yuko buriya ubupfu bwa mbere cyangwa igikorwa cy'ububwa cya mbere kibaho ni ukubwira umuntu waguye muri risike kandi warabirebaga yuko iyo risike azayigwamo, ariko ngo nashatse kubikubwira. Buriya kiriya gikorwa nicyo gikorwa cya mbere cy'ubugwari kibaho. Gute utabivuze byibuze ngo uri kumubwira ati ariko njye narakubwira. Abantu bakunda kutubwira ayo magambo mwihane, ayo bihane ngo nashatse kubikubwira mbona nari nabibonye narabitekereje. Niba warabitekereje ntubimbwire, nkaba ngize ingaruka ndi gukonsoma ingaruka. Ntabwo ari igihe cyo kubyumva, cyo kumva ko hari umuntu agomba kungira inama, ahubwo ni igihe cyo kurwana n'ingaruka z'ibyambayeho. Niba byarakunaniye kumugira inama, mufashe kurwana urwo rugamba yaguye, ahubwo akaba yumfasha kurwana n'urugamba ndimo rwo kwirengera ingaruka, naho rwo kwirinda aho byararangiye sinkibashije kwirinda. Uko binameze ubwo rero ni ibyo kabisa. Urumva niba umuntu adashobotse cyangwa atumva, we ugomba gufata igikorwa cyo kubanza cyangwa ugomba kujya mu rugendo rwo kubanza kumukebura kugira ngo no gutaha atazagwa muri iyo kesi. Kuko niba wewe tutamufashije kubera ko ubona bitari kuvamo, mubwira ati ariko ibi bintu no gutaha n'ahandi uzajya ibintu uzabireke kuko nta kintu byakumarira. Aho bavuga ngo none ngo nyamara yakwisubiraho se koko ubona abantu kwisubiraho byoroshye ku muntu. Niyo mpamvu nanjye natangiye mvuga ngo we mbere yo kugira ngo ugire abantu ushinja amakosa, we banza wirebe. Kuvuga ngo uwo muntu koko we ku giti cye niwe ufite ubwo bushobozi bwo kwirwanya, bwo kuguranya ikimurimo. Ngo niba umuhaye ako kazi aragakeneye koko, ashaka amafaranga, ashaka kwiteza imbere, afite ibitekerezo byo kwiteza imbere, ariko afite ingeso yamunaniye. Ukamuhaye koko ushobora kuvuga ngo ese uno muntu azahinduka, ese bwo afite ubushake bungana iki muri urwo rugendo rwo kugira ngo areke izo ngeso mbi cyangwa ubushake bwe mu kureka za ngeso zamunaniye, mu gucecekesha ya kamere imubamo imubuza kubana cyangwa guhuza n'abandi ni ubuhe? Ubundi bavuga ko ushaka gukira indwara arayirata. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ubundi umuntu ushaka gukira indwara cyangwa aba yashaka gukira iyo ngeso, tuvuga niba ari umwana cyangwa umusore, abajene cyane nibo bandi kugira ngo twiganirire, yego ushaka gutera imbere. Tuvuga ngo ufashe umwana w'umusore amaze wenda imyaka 5 arangije kwiga n'urugero, uri kubona wenda yakoronejwe n'inzoga, ibiyobyabwenge, inzoga ku muhanda baramubona, ni umuntu mbega udahabwa icyizere cy'ejo hazaza. Mu by'ukuri ubaye umwegereye ukamubaza ati se ko nashakaga ko dukora ibi bintu uzabishobora bitewe n'uko mbona witwara muri sosiyete? Akaba ati nzabishobora. Ubundi ikintu kikubwira yuko umuntu azahinduka cyangwa atazahinduka, umuntu ubaza ikintu cyangwa ukamubaza iby'iyo ngeso mbi cyangwa iyo kamere yamunaniye, ukabona nta makuru menshi abifiteho cyangwa nagashaka gukomeza kubyinjiramo, akakwereka ko ibyo yabyihungije atanabishaka, ntashaka kubyumva, ntashaka no kubivugaho, ubwo arakurakarira ku mugani yuri. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ubwira buri gihe ko iyo ngeso uyimuziho cyangwa icyo kintu ukimubonaho kibi kandi cyazamuteza ibibazo, we akashaka kwereka yuko ibyo bintu yabihunze yabivinze atakibirimo, ntabwo uwo muntu biranagoye kugira ngo azahinduke. Kugira ngo umenye ko umuntu azahinduka rero, niba umuntu umuganiriza, buri umuntu ushaka n'akazi cyangwa ushaka gutera imbere, ari wowe uri kumugira inama, ari wowe abona uzamuteza imbere, ni wa muntu uganira akakubwira ati se ibi bintu nubwo mbikora hari impamvu mbikora, wenda igihe usanga ari ubwa buzima yagiye aciyamo bwa kera, ukaba wamufasha nawe guhinduka, gufata urugendo rwo guhinduka no kurwana nabyo. Kuko umuntu niba uri kumubonaho ingeso wamubaza isi ibi bintu bimeze gute, wakaba ari kukubwira ko ibyo bintu atabirimo yabyihungije, urumva umuntu no guhinduka biragoranye. Kuvuga ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata. Niba umuntu agiye kuguteza imbere cyangwa agiye kugufasha ibintu runaka, ukabaza ko iyo ngeso uyifite, ushobora no kumusobanurira akakumva, akumva uburyo iyo ngeso wenda yazahinduka cyangwa uburyo yagufashamo, atari ngombwa yuko ibyo bintu wazabihishira ukigira inama kandi nyuma ukazaza kugaragara ko uri ikirura. Haba hari amahirwe menshi rero yuko umuntu yahinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu gihe yakuganirije ukumva uko ibintu bye bimeze,
nawe kuri opinion yawe ukagira ikintu bikoraho, cyane yuko ari n'umuntu unakwakira, hari umuntu wakira ingeso nyine akavuga ati ngo tuzajya tubigenza gutya, niko wambere niko wambere akakwakira mu buzima bari ajya avuga niko wambere bakihanganira ingeso. Ariko ubundi ikosa rikomeye no guhisha iyo ngeso uyifite burana nubwo wazanayikira, ariko haba hariho amahirwe yo guhinduka mu gihe wagaragaje ikibigutera, ukamenya n'ukuntu unagishakira umuti. Okay, abadukurikiye rero bakuremo iki muri iki gitekerezo, muri iki kiganiro cyacu? Ni ukuvuga ngo icyo buriya n'ubundi niza nama dukomeza kwiga kugira ngo dutere imbere. Murabizi ku isi n'ubundi ni up and down, ni hasi hejuru. Yego. Niyo mpamvu rero niba twavuze ngo umuntu ushobotse udashoboye we arakora ibintu bigakunda cyangwa se akiga, ariko ushoboye adashobotse biragoye. Jya ubanza umenye umuntu niba ashobotse mbere yo kumenya ko ashoboye. Ikintu twakora ahangaha n'abajene muri rusange, yego, mbere yo kugira ngo tugire ibintu twinjiramo cyangwa dukomeze guhirimbanira ibyo tane mbere tuba dushaka, tubanze twiyeze, tubanze tumenye ngo se mu kibuga abantu bari kutubona gute, hanze uwo muntu dukeneye ubuho ubufasha ari kutubona gute, se turashobotse. Nubwo dushoboye turashobotse, ko ntabwo warata ubumenyi kandi nta myitwarire mizima ufite. Icyo cyambere ugomba gukuramo. Ikindi, mu gihe uri umujene cyangwa undi muntu ukeneye gutera imbere, ufite ingeso cyangwa ufite ikintu cyakunaniye kitari kiza muri rusange, ni ngombwa ni aka kanya tangira none ufata urugendo rwo gutangira guhinduka. Wareba n'umuntu naganiriza. Ikindi kandi dufite n'igihugu cyiza, tuyo dufite abaganga hirya no hino bita ku bantu wenda bafite ikibazo cy'imitekerereze, wagenda bakagufasha kuko birakomeye. Nta kintu wakora umutwe utameze neza cyangwa utagaragara neza. Yes. Kuba kuri iyi si no kubaka icyizere. Urakoze cyane, kandi namwe mwadukurikiye mukaba mugeze kuri iyi saha